nimutangariza abantu ko Yesu abakunda. Abantu bongere bumva urukundo rw'Imana, abantu bongere bagirira icyizere Imana, abantu bongere bumve Yesu we ngufitiye icyizere. Ndumva nshaka kongera kukugirira icyizere. Abantu bari muri situation aho batari kwizera urukundo rw'Imana, abantu bari muri situation aho bari bakabona ko Imana ari ingome kubera ibyo bari guhura nabyo n'ibyo bazahura nabyo, ariko nimwongere mutangariza abantu ko Yesu adukunda.
uramukiza ndetse n'urwaye uramukiza agataha abohotse. Imana iruhore ubuzima bwanyu bw'izina rya Yesu. Amen. Yeah.
Hallelujah. 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 Amen. Manship. Manship. Amen. Reka mbere uko tugize umugisha uyu munsi tukaba twagize umugisha udasanzwe sirowa ni ukuri iminota yanyu yari yarangiye kandi namwe mwaribo ariko mbongeje indirimbo imwe murakoze cyane.
yanjye yendera izamu gikomeye n'izamu gikomeye nambukiraho ikigiye gutera gukomera Yesu ni nkoni yanjye n'izamu gikomeye gikomeye n'izamu gikomeye nambukiraho turimbara n'icyamu n'icyamu we n'icyamu we n'icyamu gikomeye nambukiraho n'icyamu yambaye icyamu maze nanjye ahindura icyamu agira umurabyi w'abana icyamu we icyamu we yambaye icyamu maze nanjye ahindura icyamu agira umurabyi w'abana icyamu we icyamu yambaye icyamu maze nanjye ahindura icyamu agira umurabyi w'abana Yesu ni nkoni yanjye yenderaho haleluya haleluya amen haleluya avuga ngo it's me who stand in the need of prayer mu kintu uvuga ngo ninjye gusa ukwiriye gusabirwa. Ndashaka ko twikunda muri uwo mwanya, let's be selfish. Uvuge ngo iri jambo ry'Imana rigiye kuvugwa, ndashaka ko ribi ryanjye uyu mugoroba. Haleluya haleluya. Kandi nanjye ndifuza ko ribi ryanjye kuko nta muntu wanziye hano. Sibawamu bashumba turanezerewe, the light worship team, mureke umuntu wese muri uyu mwanya asabe Yesu ku giti cye, avuge ngo wajuruwe uvugana nanjye. Niyo mpamvu niwumva hari ikintu kituma utagiye kumva Yesu muri uyu mwanya, ukibwire ngo ni giceceke uyu mugoroba wumve Yesu. Mwami Yesu, duhagaze imbere yawe, tukuramburiye amaboko ko tugihumeka, kuba tukiri bazima tubasha kumva, ni ikimenyetso simusiga ko ufite umugambi wo kutuvugisha uyu mugoroba. Tugushimiye kuko umuntu wese wazanye hano, iki kigo ntabwo tukirirwamo ngo tukiraremo twese. Hari abakigiramo, hari n'abakinyuramo, hari n'abakibayemo, hari n'abahaje bumva bakumburanye, ariko Yesu wowe warahahora igihe cyose. Wateguye ko aha hantu muri iki cyumba ko twahumvira ijwi ryawe, twahavuganira nawe. Niyo mpamvu twambuye ikiganza kubw'uyu mwanya, ngo ube umwanya wo kumva ijwi ry'Imana, ube umwanya wo gukira ibyaha, wo gukira intimba, ube umwanya wo kubohoka, wo kwakira izindi mbaraga. Ibyo ni byo dusengera umuntu wese, kandi dusengera umukozi wawe wazanye. Hari amatorero menshi cyane, hari imisozi myinshi cyane wari kumukoresherezamo uyu munsi wa none, ariko washimye kumuzana muri iki cyumba. Turabigushimiye. Ntaba ari we, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Natwe twese turi imbere yawe kugira ngo twumve icyo waduhaye, icyo wateguye cyadukiza, cyatubeshaho, cyatugeza mu ijuru. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen amen. Yesu baho umugisha. Twakira umukozi w'Imana, umushumba Pst Aimable. Dukomera Imana amashyi tuyishimira. Haleluya haleluya. Yesu ashimwe. Mwigore muzamura ibiganza dusuzanye mu izina rya Yesu. Amen amen. Kubaje namaze kuvuga amazina yanjye, nitwa Moble NSABAYESU, ndi umupasiteri, ndi umushumba w'ururembo rwa ADPR region ya Gihundwe. Ubwo ni amatorero
yose ya ADEPR akorera mu karere ka Nyamasheke, mu karere ka Rusizi no mu karere ka Karongi, ageze kuri 492. Uyu munsi nshimiye Imana ko ndi hano, kandi ngashimira cyane nyakubahwa umushumba mukuru wandaritse kugira ngo nzabane namwe, kandi namwe mwanyakiriye mu izina rya Yesu. Amaze kuvuga byinshi bibanziriza uyu mwanya, munyemerere dutuze. Niba Imana ishimye ko tuganira ku butumwa bwiza, ku ijambo ryayo, reka nabyo tubihe umwanya. Amen. Ubutumwa bwiza burakiza. Haleluya, haleluya. Ikintu kimwe gikiza ni ubutumwa bwiza. Umuntu umwe ukiza ni Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Reka mbabwire ikintu gikomeye, mucyumve neza nk'abanyabwenge. Burya indirimbo ubwazo ntabwo zikiza, amasengesho ubwayo ntabwo akiza, ahubwo ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo burakiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu bashobora kumara imyaka n'imyaka basenga, ni kumubwiriza butumwa witwa Renard Bonke yigize avuga. Abantu bashobora gukora ibiterane by'amasengesho bagasenga, ntabwo bizakiza abantu ibyaha byabo. Kuzageza igihe muri abo bari gusenga hazabonekamo umwe uzacomokamo akajya kuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza nibwo bugira bute? Nibwo bukiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Uyu mwanya rero n'uw'igiciro, nanezerewe kongera kugaruka hano kubera ko nabaye omoniye wa hano kuva mu myaka ya 2009 kugeza mu mwaka wa 2017. Inshuro nyinshi najyaga nza hano mu masaha ya saa 4:15. Muracyagira wa mwanya. Hari n'igihe nabaga nkora ku Nyundo, nkora Igitarama, nkora Minedik, hakaba igihe mfata icyumweru nkavuga ngo ndashaka kuzasaba konje kugira ngo njye nza hano gusengana n'abanyeshuri ya minota 15 gusa. Ariko ya minota 15 ya mbere y'agaciro, buri gihe nazaga ahangaha. Haleluya, haleluya. Hari igihe nazaga hano ari icyo gusa, ubwo urumva umuntu utegereje ya minota 15 kugira ngo aze ubundi akazi kandi gapfa. Ariko ndabahamiriza, nageze hano mfatwa n'ikiniga kinini. Buri gihe nafataga icyo cyumweru cyo kubwiriza, hari ikintu Imana yakoraga mu bugingo bwanjye no mu buzima bwanjye no mu mibereho yanjye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nagashimye kuba ndi kumwe na Jackson, ubwo buhamya turabuziranyeho, n'abandi babaye ba president ba CEP muri icyo gihe. Amen. Hanyuma rero kuba ndi hano mbishimiye Imana, kuko nkuko mbyumvise ayo matorero yose kugira ngo nyageremo byazansaba mpateraniye buri ku cyumweru, byazansaba byibuze imyaka iri hagati y'7 n'8 kugira ngo ngere muri buri torero. Iyo rero hari rimwe nsibye nkaza ahangaha narenze mu rurembo rwanjye, ntabwo mbifata nk'ibisanzwe, ahubwo ndavuga ngo hari ikimana igomba gukora byanze bikunze. Haleluya, haleluya. Kandi ngo biremwe ryari? Hari abatazi iryo jambo ngo biremwe ryari? Ngo kugira ngo hatagira uwibwira ngo yarasanzwe abizi. Biremwe ryari? Hari ikimana iremye tugisenga, tukiri ku mavi, tukinjira aha hantu, hari ikimana iremye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze uyu mwanya ntugupfira ubusa. Korali Sorowamu musanzwe mukora ingendo, ariko uru ni urugendo. Nubwo kuva ku Mukenke kugera hano ari nta kilometero, hari kilometero kirimo, hari 2 bitsimbizi, ariko avord wazo simpamya ko hari kilometero kirimo. Ariko mbabarira uvuge ngo Leo njo Leo. Uyu munsi ni uwo munsi. Ushobora kuba mwarakoze ingendo nyinshi, ariko uyu munsi ni urugendo rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hano muri Erika mwakoze ibiterane, ariko ntabwo byari uyu munsi tariki 12 z'ukwa gatandatu 2022. Uyu munsi ni uwo munsi rero. Reka mbahe intashyo mu izina rya Yesu, kuko umwanya ni mugufi. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko tuze kugira ubwo dusengana, kuko hari ibyifuzo bibiri Imana yampaye nzajya nsengana n'abakristo muri iyi minsi. Abo duherukana ko Umukenke tubisubiramo nturambirwe, kuko hari ikimana iri bukore mu izina rya Yesu.
amen amen. Mbaye intashyo rero zivuye mu rurembo rwa Gihundwe, ariko munyemerere mbanze nsabe ikindi kintu kimwe. Umuntu uzi ko yabatirijwe mu rurembo rwanjye nyowe uyu munsi, akaba azi ko yahuzuriye umwuka wera, akaba azi ko yahaboneye amasezerano, akaba azi ko hari icyo kurya yahaririye kikamugirira umugisha, nambabarira haguruke mu izina rya Yesu. Haguruka, 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 haguruka. N'umushumba mukuru yahagurutse arazirikana amasezerano ko niho yabatirijwe. Aba bantu nagira ngo mbahe intashyo zaho by'umwihariko, ariko nongere mbabwire harimo n'atahagurutse. Ariko si umuntu waba yarahasengeye akahahererwa amasezerano, ninde nawe akaba azi ko hari isezerano agenderaho yahaherewe yaje muri ya misozi, nawe nahaguruke. Muri benshi umuntu se yaba hari umuntu wawe wamubwirije akumva ubutumwa bwiza, nawe nahaguruke, nawe nahaguruke. Noneho rero hari intero tugira ngo buriya Igihundwe si kure, ahubwo hari umugisha w'Imana. Si kure ahubwo ni heza. Nimwakire intashyo rero mu izina rya Yesu, kandi nanjye ndabatumiye mu izina rya Yesu, naje namwe muzazi. Haleluya, haleluya. Noneho rero n'abandi mwese nagira ngo mbabwire ngo ubutumwa bwo muri ADPR bw'ijambo ry'Imana mu itorero rya ADPR mwumva niho bwakomotse. Burya namwe hari ubwako bw'ijambo ry'Imana bwabagezeho, ariko buvuye hariya hari Igihundwe. Namwe rero nimwakira izo ntashyo, hari connection rero, hari ibintu biduhuza. Yesu ashimwe cyane. Mperutse guteranira k'umukenke, nsanga bagifite ikintu cyiza bakoze najyaga nifuza, uko hari igihe mwajyaga muririmba ntuye hamwe haruguru, nashaka gufashwa nkaza muri repetition, cyangwa se nkizira inyuma nkiyicarira ngafashwa gusa mutabizi. Hanyuma rero nasanze hari ikintu cyiza mwakoze, ariko mugiye kuririmba indirimbo zo mu gakiza mwandika ngo words, amagambo, ngo ni edition Seritari. Hari akantu nzakosora gatoya. Ari amagambo ni umukristo wo mu itorero ryacu rya ADPR hari Igihundwe niwe wayahinduye mu Kinyarwanda, niwe wayanditse, ntabwo ari edition Seritari, si byo se? Ubwo rero hari aho duhurira, hari connection. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka rero twe gutinda tuganire ijambo ry'Imana rijyanye n'intego y'uyu munsi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Handitswe ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Dukomeze n'umurongo wa 20, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Bene data bakundwa, nimumbabarire muhashake kugira ngo ahantu twongere tuhasome, mwongere muhashake mu ijambo ry'Imana, kuko aha hantu niho hari inshingano nkuru, niho hari ubutumwa bukuru, niho hari umukoro mukuru Kristo yasigiye abigishwa be, asigira n'abazabakurikira bose aribo twebwe kuri uyu munsi. Haleluya, haleluya. Ngo niho hari icyo bita mu Cyongereza the Great Commission, ubutumwa bukuru, inshingano nkuru y'abakristo nahiboneka. Hari itegeko risumba yandi, itegeko rikuru risumba yandi, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku nshingano nkuru z'umukristo. Hano bahagurukije abavuye hirya no hino, mbona benshi 99% ni abakristo bakiriye Yesu umwami n'umukiza wabo, nabo muri SEP n'abandi. Nubwo haba hari uruhangaha atarumva ubutumwa bwiza, cyangwa se ari ubwa mbere bwumvise, cyangwa se ari ubwa mbere agiye kwakira Yesu umwami n'umukiza we, nawe nagusengeye kugira ngo uyu munsi nawe winjire ubumwe mu baragwa aya masezerano, kandi mwijire muri izi nshingano nkuru. Ndagira ngo mumfashe abahageze twongere dusome iyi nshingano njya nyita ngo ni ordre de mission, ni urwandiko rw'ubutumwa Kristo yaduhaye. Iyo nje kugeza ubwo avuga ngo niba utemeye ko tujyana nkunkura aha hantu, ntutume ntera step nimwe, niba utemeye ko tujyana, the presence of God. Haleluya, haleluya. Noneho iki ni icyumweru cya kabiri turi kwizihiza Pentecost. Nashimye korari yabanje hano, indirimbo yatangiriyeho n'izindi nanezerewe, nashimye numvise, ariko ndavuga ariko abarokore twarakize basi. Suguzi ko ibintu bihenda.
uzi ko ibintu abandi babitangira ibihumbi n'amatike bakabiyandikishije kandi bakajya hariya bakabura uko babigenza, ariko uzi kugira ngo organize concert nk'iyo abantu baririmbe bahimbarwe bishime. Nahoze mbona abasore bari gusimbuka nkavuga nti yaba nanjye ntangira kuba umuviye nanjye mbasimbutse, ariko haraho nigeze nsimbuka sha ntunyinisha. Ariko nkabibona uko basimbuka, uko bajumping, uko bagira gute ibintu nk'ibyo, abana Mana yanjye ubusegewe ndahe, ariko nanjye nigeze nicara ku ntebe y'ishuri nkaho nanjye ngasimbuka. Niyo mpamvu birakwiye ko mubikoresha hakiri ku manywa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. None ukabona uyu munezero nta kintu twishyuye, abaririmbyi bakaza bakaririmba iminota 40 ingahe, nta kintu twishyuye. Abandi ubageza Gisenyi bari buvane ibirwara, abandi bajye hehe bashaka umunezero, ariko Imana ishimwe yaduhaye umunezero mu nzu wayo, nta n'icyo tuguze. Ibyo abandi batangira amafaranga bikabazanira urupfu no kurimbuka n'indwara n'ibyago n'amakuba no gusenya ingo no kujya gute muri weekend, twebwe Imana yabiduhereye ubuntu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reba uyu mupapa na famiye basohotse baje n'abana baraho ngaho, Imana yabibahereye ubuntu. Ubundi mwagombye kuba mwishyuye amatike y'ibihumbi 100 ngahe, ariko Imana ishimwe ko yabiduhereye ubuntu. Abashima Imana ko yabiduhereye ubuntu nimuzamura ibiganza. Imana ishimwe ko uyu munezero Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Reka tuganire rero kuri ibi bintu. Amen, amen. Iyi ni komande y'Imana, ni inshingano, ni itegeko Imana nako umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abigishwa be muri cya gihe ari kubasezeraho. Namwe mu magambo ya nyuma yababwiye mbere yuko asubira mu ijuru, abahize inshingano, arababwira ngo nimugende. Yarari kubabwira ngo mutegereze kugira ngo muzabanze muhabwe umwuka wera, kuko kujya kuvuga ubutumwa. Mperuka gukurikirana icyigisho cya senior pastor, aratubwira ngo ingorane dufite mu itorero ni abantu bashaka kujya kuvuga ubutumwa ariko batarahabwa umwuka wera. Kuko yari ababwiye ngo ngiye kubaha inshingano, mbahe ordre de mission, mbahe mission, mbabwire ko turi kumwe, ariko muzabanze mutegereze kugira ngo mwambikwe imbaraga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ni icyumweru cya kabiri nyuma ya Pentekote, aho twari turi kuvuga kuza nuko twizihiza kuza k'umwuka wera mu itorero, aho Kristo yavuze ngo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mu mbabarire muhasome ibice 14 umurongo wa 16, ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Kuri 16 ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nanjye nzasaba nawe kugira ngo abahe undi mufasha. Mufasha bayanditse na majuscule, M majuscule. Sinzira mwarebye muri Bibiliya zanyu. Ngo kubana namwe ryari ibihe byose. Imana ishimwe ko umwuka wera turi kumwe, ko umwuka wera tugendana, ko umwuka wera tubana. Hamwe n'umwuka wera nibwo tuvuga ubutumwa, akavuga ngo nzabana namwe, nzabohereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Umwuka wera turi kumwe. Amen, amen. Nkunda umubwiriza butumwa witwa Yongicho, aherutse kwitaba Imana vuba. Yari afite itorero rikuru cyane muri South Korea ndetse no muri Amerika, ariko itorero rikomeye cyane, nayo nkunda kumuvugaho hano ndi kwigisha. Yongicho yaravuze ngo umwuka wera ni umupatna, ni umuntu dufatikanya, turabana tukagendana. Iyo mu gitondo bubyutse nkako kuntu ishobora gusuza umudamu wanjye bwakeye bute, ngo nanjye nsuza umwuka wera, havuga ngo dear Holy Spirit, good morning, ngo uyu munsi rero tugiye gukora, mbese nambara iki, mbese nkora iki, mbese ndahura n'abandi, mbese wantegurira. Ndabifuriza kubana n'umwuka wera. Umwuka wera natwe ibihe byose. Haleluya. Nkunda umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Nkunda umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Hari ahantu umwuka wera ashobora akakubwira ngo we kwinyura hano ni habi, we kwambara ibi ni bibi. Umunsi umwe abantu bigize bivamo, bigize bashaka kungirira nabi. Twari turi mu bihe bya insecurity. Hari umwenda nakundaga kwambara ngiye gusenga. Umwuka wera arambwira ngo uyu mwenda nubwo ukunze kuwambara ntuwambare, wambara ubundi witambuki. Ubundi abantu baricara ku muhanda bategereje ko ka gasore gatambuka n'ikote ry'umuhondo, baraheba kubera ko umwuka wera yari yambwiye. Noneho ngeze hashira iminsi bazavuga ngo umva ufite Imana,
ubu ngubu ntabwo ubu ukiriho aba aribo baza kwatura no kwihana, ariko kubera ko nari nabanye n'umwuka wera, ndabifuriza kubana n'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ajya tuyobora mu kuri kose, akatubwira ibyo gukora. Reka ngaruke rero kuri rya jambo turi kuvuga, ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo ibice 28. Aya ni amagambo Kristo yabwiye abigishwa be ndetse n'abazabakurikira, abazamukurikira bose, kwari ukubereka yuko ubu butumwa ari zo nshingano. Yesu yabaye clear. Yesu yashatse kubivuga mu buryo buhamye, aravuga ngo mbahaye izi nshingano, nimugende mubwirize ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza Pawulo yabuvuzeho, aravuga ngo ni imbaraga ihesha uwizera wese agakiza. Kandi ubutumwa bwiza nubuhe? Nuko hari Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atagira gute, atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana ariko rwatumye Yesu aza mu isi. Urukundo rwa Kristo rwatumye aza mu isi, yihindura umuntu kugira ngo ashobore kunshyikira no kugushyikira. Urukundo dukunda rwatumye asiga byose mu ijuru araza. Urukundo niba ari ikintu abantu babuze mu isi, ni ikintu bita urukundo. Niba ari ikintu abanyeshuri bo muri universite bari kumandiya, bari gusabiriza muri kino gihe, ni ikintu bita urukundo. Niba ari ikintu abagore benshi bari gusaba muri kino gihe, ni ikintu bita urukundo. Niba ari ikintu abagabo babuze, niba ari ikintu generasiyo y'iki gihe ibuze, ni ikintu bita urukundo. Urwo rukundo abantu bari gusabiriza, urwo rukundo abantu bari kwingingiriza, Kristo yaruduhereye ubuntu. Nimwakire urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo umbere intumwa ku muntu muri kumwe, umumbwirira ubu butumwa bumugereho ngo Kristo aragukunda. Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Nimwongere mutangariza abantu ko Yesu abakunda. Nimwongere mutangariza abantu ko Yesu abakunda. Nimubivuge ko Yesu abakunda. Nimubivuge ko Yesu abakunda. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Niba ari ikintu abantu babuze, ni urukundo. Abantu barimo baramandiya, barasabiriza urukundo. Ubundi twebwe ino mu muco wacu hari amagambo 3 ajya tunanira ndi kwigisha abantu muri no minsi. Ijambo rya mbere ni ukumenya kubwira abandi ngo ndagukunda. Iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda, cyane nk'ababa basore, hari ikintu gihita akumva ngo bigenze biti, akumva ari ibintu bidasanzwe. Ariko mu bihugu twagiye tugendamo za Amerika ni Burayi, ko wabwira umuntu ngo I love you, it's simple. I love you too. Biroroshye cyane, siko mujya mubibona. Ariko twebwe kubera ko urukundo rwabaye ngume, iyo ubwiye umuntu ngo ndagukunda, Yesu umwami ahita yibaza ngo bigenze biti. Sibyo? Ahita yibaza ngo mbese bigenze biti. Noneho ni nacyo gikunda kwica abana bacu b'abakobwa n'abasore. Umwe yabwira undi muri kaminuza ngo ndagukunda, ikibazo kikaba kiravutse. Ariko it's simple. Noneho rero umuntu akazajya ahora agenda ari gusabiriza uwamubwira ngo aramukunda, kubera ko urukundo nta muntu utagira ukenera. Ariko hari urukundo ruruta izindi nkundo zose. Nirwo naje kugutangariza. Nimubwira abari mu isoko, nimubwira abari mu mihanda, nimubwira abari mu ngo, nimubwira abari muri quartier, nimubwira abari hirya muri za chic, muri za mike, muri hehe, nimubwira baza kubagurira, nimubwira baza mu ishuri, nimubwira bicaye bavuye muri ibyo bihugu ngo Yesu aragukunda. Mutangaze ngo Yesu aradukunda. Mbabarira wongera ubwira uwo muntu ahari rwamugeraho rukageraho ngo Yesu aragukunda. Ubwo nibwo butumwa bwiza twaje gutangaza ngo Yesu aragukunda. Nimutangariza abantu ko Yesu abakunda, ibyo birahagije. Nta bundi butumwa. Nimutangariza abantu ko Yesu abakunda. Abantu bongere bumve urukundo rw'Imana. Abantu bongere bagirire icyizere Imana. Abantu bongere bumve Yesu we ngufitiye icyizere. Ndumva nshaka kongera kukugirira icyizere.
abantu bari muri situation aho batari kwizera urukundo rw'Imana. Abantu bari muri situation aho bari kubona bakabona ko Imana ari ingome kubera ibyo bari guhura nabyo n'ibyo bazahura nabyo. Ariko nimwongere mutangariza abantu ko Yesu adukunda. Yesu aradukunda. Yesu aradukunda. Niyo mpamvu wa muri mbyarimye ngo nishimiye ko Yesu ankunda. Arabisubiramo ngo arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Mbabarira uvuge ngo nishimiye ko Yesu ankunda. It's enough. Birahagije. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Birahagije. Birahagije. Urukundo rwa Kristo ruraduhagije. Urukundo rwa Kristo. Abanyeshuri bo muri university nimumbabarire mutangariza abantu ko Kristo abakunda. Nta bundi butumwa ntushaka kwigira umushomotsi no guhaguruka na Bibiliya kubisobanura utabizi utaranabyize, kuko ibi bitandukanye na management, bitandukanye n'imibare, bitandukanye n'iki, bitandukanye na sociology, bitandukanye na chemistry, bitandukanye na biology, bitandukanye na accounting, bitandukanye n'iki. Wowe gusa kubera ko utabizi utanabimenya, wowe kuvuga bwira abantu gusa ngo Yesu aragukunda. Hallelujah, hallelujah. Nimutangariza abantu, go and preach the gospel. And the gospel is to tell people that Jesus loves them. That's enough. Mugende mubwira abantu ko Yesu ababwira. Niyo mpamvu Yesu, this is a command. It's not a negotiation. To go and preach the gospel, it's not a negotiation. It's something absolute. It's not an option. No, it's something absolute. Go and preach the gospel. I like the way Jesus Christ commanded his disciples. He said, go and preach the gospel. Would you please repeat after me? Go. 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 Genda. Nimugende. Mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza. Mubabwire ko Yesu abakunda. Hallelujah, hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yagize negotiation, ahubwo yaravuze ngo nimugende. Subiramo ngo nimugende. Nimugende. Go. Ale. Yesu mwami, nta n'agafaransa muzi. Yavuze ngo iki? Go. Ale. Nendeni. Kwa Kiswahili. Nendeni. Endeni. Genda. Mugende. Mubwirize ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Hallelujah, hallelujah. Kandi ntuzahere kure cyane. Uriya muri wa 409 ngo ntuzahere kure kwamamaza ngo ahubwo ngo abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Ariko arangije aravuga ngo umurimo ugize gute uradutota. Haleluya, haleluya. Ngo dufite umwete muke, ngo nubura intege umusange umubwira uti mfasho. Ngo nubwo utazi kugira gute ushomoka kuko utari umuhanga. Ushobora kuba umuhanga muri management ariko utari umuhanga mu bya Bibiliya. Ngo we gusahamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, kandi ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye. Nuko umwinginga gufasha umubwira uti mwami nyigisha. Nageze hano numva n'ikifuzo biratandukanye na outreach yari isanzwe n'amavuna yarasanzwe. Numva ngomba kuvugana n'abakristo cyane. Imana itubabare ko twatezutse kuri izi nshingano. Reka nkubwire ikintu gikomeye. Ushobora kuririmba ntihage uzaririmba abantu cyakora bazafashwa, bazaba warmed enough, bazanaba entertained, banafashwe, tunasimbuke, tunagire gute, tunabyine ariko ntibakizwe. Ubu ingorane dufite nuko twabwirijwe ubutumwa, nuko twaririmbiwe indirimbo zentertaining abantu aho kugira ngo zirinjire mu by'ubugingo. Ariko ngeze hano nashimye Imana, numvise ukuntu muri kuririmba indirimbo zirimo ubutumwa bwiza. Noneho ntabwo nari mperutse kumva turanezerewe, nari mbaherutse sha muririmba nabi ibabo. Yesu mwami, nari mbaherutse
Shario turaza kubivugana dutandukanye uribuka turanezerewe Imana ishimwe noneho nakozwe ngiye kumva numva bari kuri indirimbo ziri mu ijambo ry'Imana gusa numva bari kunyigana kera nayo ngira gasore mpimba indirimbo shatse kuvuga who composed those songs. They are so powerful, they are so meaningful. Ngiye kumva numva ukuntu babirinkinze n'ibya Sirowamu, ngiye kumva numva ukuntu bagize with a wonderful song lyrics. Noneho numva repertoire bayikoze neza. Hari ukuntu wabatumiraga mu gitaramo akazana ya Pasika kuri Noheli ukibaza niba ari abantu bo mu university bikakuyobera. Nageze hano ariko ngiye kumva numva hari ukuntu bakoze repertoire neza bakaza guhita babirinkinga n'ibyaha. Ngiye kumva numva ni mpamvu ngo I have to preach the gospel. I will preach the gospel. I will tell the gospel. Ntabwo ndi buvuga amagambo yanjye. Nawe ndavuga ibyo Yesu yavuze ngo ale mugende mubwiriza ibyaremwe ubutumwa bwiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ushobora kuririmba, ushobora gusenga, ushobora kugira gute. People will not get saved until the gospel is proclaimed, until the gospel is preached. That's where people will get saved. Kubw'ibyo rero kugira ngo abantu bakizwe ntabwo ushobora gukizwa kuko gukizwa bituruka ku muntu yumvise cya kindi yumvise kikamutera kwizera nabwo umuntu agahinduka ubundi umwuka wera akamwinjiramo uwo mwuka ngo ni waduhaye uduhindura rwose ni utwemeza iby'icyaha no gukiranuka ni uduhindura abana b'Imana ukaturegeneratinga ukaduhindura tukaba bashya n'uwaba amaze iminsi yarashaje mu by'agakiza akongera akavugururwa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Muri bino bihe by'umwuka wera turi mu bihe bya Pentecote ndi gutekereza ku ijambo ryitwa regeneration, kongera ukavugururwa ukongera ukaba umuntu mushya mu bugingo. Ushobora kumara iminsi n'iminsi urimba muri korari ariko warashaje. Iyo ndi hano buri gihe muri Yerika nkundi ntekereza buri gihe ikintu cyakagoma najya nkunda kubona hano hejuru ikinyoni kinini cyane cyagihagarara hano hejuru. Mwebwe mwahaje ubu ngubu harabaye umujyi, hari igihe twe twahabaye hano ari insina ari vumbi kugira ngo uzatege moto uva ku kinambo ugere hano utanga icyatanu hanyerera kubi hagize gute nsengera mu gasengero k'abana hano hirya ibintu nk'ibyo. Noneho rero hameze nabi hano bavuga ngo abantu baho ngo bararoga nta butumwa bwiza nta giki ariko Imana ishimwe ko ubutumwa bwiza bwahageze. Haleluya haleluya. None ubu tukaba turi kuhavugira Imana. Haleluya haleluya. Hari igihe nigize mpicara none umuntu arambwira ngo kiriya kinyoni cyuruzi kiri hejuru gisozi niyo gisozi ni hejuru kiriya kinyoni cyakagoma kiri gutamba hariya hejuru ariko gifite objective yo kujya guhiga kiriya kintu buri hari ikintu kiruzi kiri Nyabugogo. Ni ukuvuga ngo aigle cyangwa se ikizu ni ikinyoni kireba kure cyane. Abahanga bajya bavuga ngo aho kiri uregereje n'ubutumburuke bwaho kiya gishobora kubona ikintu kiri kuri dogere 45. Urabona bize trigonometry reba hano uzamuka none ushyiremo 45 dogere none ureba hano iki kintu kiba kiri ngo icyo kintu gishobora kukibona. Kiriya kinyoni cy'ikizu ntabwo kijya gihusha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo bazasubizwamo imbaraga nk'ikizu. Haleluya haleluya. Noneho ariko kiriya kinyoni hari igihe kijya kigera cyashaka guhiga ikintu Nyabugogo kimanutse nka gutya kikagihusha kuko inzara zabaye ndende. Cyajya no gufata ikintu kubera umunwa wabaye muremure kimaze iminsi ntigishobore kugifata. Uzi ukuntu ikizu kibigenza kiragenda kigashaka ahantu hari amabuye kishobora kumara iminsi 30 kikipfura amababa kigakubita bex iminwa hahandi ku ntare inzara kikazivanamo kuko gishaka kongera kuvugurwa ngo cyongere kibe gishya. Noneho nyuma y'iyo minsi 30 kirije ubusa kitaguruka kizajya kuhava inzara zaratangiye gusohoka umunwa noneho hari mushyashya kitahusha kuko cyashatse kuvugururwa. Imana nibavugurure mu bugingo bw'izina rya Yesu. Uyu mwanya w'igiterane ni umwanya abantu bicara kugira ngo bongere banavugururwe bavuge ngo tumaze kumera nk'ikizu gishaje ariko ndashaka kongera kuba ikizu gishya cyavuguruwe aho cyongera kigahiga kikabwira abantu ngo nimwizere Yesu umwami n'umukiza kandi abo babwiye bigafata ubundi ukagira icyo bita la passion des âmes kongera kugira kubabara ubugingo wabona abantu aho bari abo mwigana n'abandi ukababonamo abantu bakijijwe. Haleluya haleluya. Aburahamu Imana yigise umubwira ngo isi yose izahinduka abana bawe. Noneho Imana iramubwira ngo sohoka mu ihema ngo itegereze arebye abe inyenyeri ngo batangira kuzibara. Uziburi iki Imana yari kumubwira yaragiye arabara inyenyeri 1 2 3 4 5 nta aravuga ngo Mana ngo nubwo afite calculatrice ntabwo washobora kuzibara ngo azishobore ariko atangiye ukareba inyenyeri ahita atangira kuzibona mwaba amaso y'abana bari kumureba ahita avuga ngo nguko isi zaba yuzuye abana bankomokaho.
nawe rero iyo uri kugenda utangira ubona abantu, ariko ukabonamo abantu bakijijwe, ukabonamo abapasiteri, ukabonamo abagore b'abapasiteri, ukabonamo abana bahimbaza Imana, ukabonamo abaririmbyi, kubera ko bababwirije ubutumwa bwiza. Imana yongere duhe amaso abona, Imana yongere duhe inzara zifata mu buryo bw'umwuka, Imana iduhe umunwa uvuga mu buryo bw'umwuka, Imana iduhe amatwi yumva, Imana yongere tuvugurure mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. That's the regeneration from the Holy Spirit. Yesu rero abwira abigishwa be ngo go mugende muvuge ubutumwa bwiza, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Muri iyi minsi ubutumwa bwiza ntabwo bukiri ubwo kuvugwa ku munwa gusa, ahubwo hasigaye hari n'ubutumwa bwiza buvugwa no mu magambo no mu bikorwa. Nifuje kubaha iyo challenge nka bamwe mu banyeshuri bo muri universite, kuko nabonaga musimbuka mutubyina twishimye, ariko nkavuga nti bari abana ziriya mbaraga. Umunsi umwe wabanyigishiriza no kuvuga ubutumwa, ariko akabampera n'isuka bagahinga. Umunsi umwe wabambwira bakavugisha umunwa, ariko akabampera n'ibitiyo bagakora. None rero kuko ubutumwa bugezweho niba n'ubutumwa bukoresha amagambo, nujya gukora research uzasanga ko aba bantu bose bashinze imiryango mpuzamahanga dukoresha babaga bari muri universite nka gutya, abandi bari kuvuga ubutumwa, ariko bagasohoka bakavuga ngo kuvugisha amagambo ntibihagije, reka dukoreshe n'ibikorwa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka mbabwire abantu bageze kuri 2 gusa cyangwa se imiryango 2 mwaba muzi. Mu 1897 ngira ngo nibwo witwa Henry Codina yashinze umuryango witwa Croix Rouge. Burya yari umukristo, arareba aravuga ngo ni byiza kugira ngo ntangire nite kuri bano bantu bafite ibibazo hamwe n'intambara zari ziriho, avuga ubutumwa. Uyu munsi hari miliyoni na miliyoni z'abavolonteri bakora muri umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge na Croissant Rouge, ariko byaraturutse kuri wa mukristo umwe wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka muri skills mfite, reka muri knowledge mfite, neko wa wundi ngenda na Bibiliya gusa, ahubwo nshobore kugira n'ikindi nakora. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Senior pastor yinjiye, byatumye ntekereza hari umuryango yakoreye imyaka myinshi witwa Hope International. Abagiye bawushinga babaga ari abantu mu ntambara zo muri Korea yarwanaga na Amerika n'intambara z'abasovietike, bakavuga bati ndabona hari abantu bafite ibibazo, ariko ndi umu businessman, reka ngene nshinga uyu muryango. Izi za Compassion mfite imishanga 25 mu rurembo rwanjye rwa Compassion rukoresha miliyari zirenze 2 ku mwaka, ariko umuntu washinze Compassion International yari umuvuga butumwa ari kugenda gutya, ariko aravuga ngo reka ntangire muri za Indonesia n'ahandi avuye muri Amerika na hehe, reka ndebe ukuntu natanga twa support tw'abana bihatangira aho ngaho with the family support, ariko biragenda. Reba ahantu bigeze mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi muri Afurika. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ubu uyu munsi dufite imiryango dukorana nayo za World Relief, za Global Help to Heal, n'izindi za Fields of Life, n'izindi za World Vision. Abo bose nabandi bize nkawe, ariko bavuga ngo kuvuga ubutumwa n'amagambo ntibihagije, reka ngire n'ikindi kintu nakora. Niyo mpamvu mu byo turaza gusengera ngo ni wa wundi wabatinyutse ibyago byose wifuza guhaguruka kugira ngo Imana imukoreshe nawe agenda avuga ubutumwa, ariko uko Imana izagukoresha ntabwo ubizi, ariko icyangombwa ni ukuhaguruka ukavuga ngo nanjye Mwami ndaje unkoreshe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari watangiye kumva ikindi gitekerezo cyo gukorera Imana. Iyo ndi kuvuga ngo izo mbaraga dufite twazikoresha turi no guhinga, ndakubwiza ukuri, nugenda mu modoka yanjye uraza gusangamo bote hariya. Kube ndi hano hari ibintu najyaga nsengera, avuga ngo ni gute nabona opportunity yuko namanuka ko hari abantu bashonje turi hano muri Kigali, abantu bafite ibibazo, ni gute umuntu yabasavinga atari kuvuga ubutumwa gusa. Uyu munsi rero nibwo aho ngeze mbaye appointed, iyo ngeze ahantu abaturage bari guhinga, ni ukuvuga ngo nibo bakristo banjye, nambara bote ngahingana nabo, sibyo? Ngubwo ubutumwa bwiza, kubera ko narahinze ndi mutoya, navomye amazi ndikorera, ngira gute? None se guhinga byananira ufite imyaka 50? Ntabwo byananira. Iyo nsanze rero umuturage ari guhinga, mpingana nabo, turi kujyana. Navukiye hafi y'amazi, ni ukuvuga ngo hari itorero rifite ryo ku Nkombo, abagabo babo bamara iminsi 21 mu mazi, sibyo? Kandi iyo minsi 21 mu mazi no kuvuga ngo bakagaruka baje gushima Imana, nibwo buzima bwabo bwa buri munsi. Abo bantu rero ntabwo nge mbategereza ngo mbabwire ngo Imana ibababarire, ntabwo muherutse mu rusengero, ntabwo mugize gute, kandi aribwo buzima bwabo. Aho icyo ngomba gukora
mfata life jacket ahubwo nkabasanga mu mazi tukaba turi kuroba nabo no kuvuga ngo turi guhimbaza Imana noneho hari aho ngaho nkaba ndi kubasabira umugisha ku Mana ejo bakazazana icya 10 n'amaturo nabo bagahimbaza Imana bakamenya ibyo gukora ariko nkaba nzi ko naho ngaho noneho abo bantu bamara imisi 21 mu mazi ntabwo nze expectinga ko bazaza mu rusengero ngo bakore y'ibiri ya yitatu bari aho ngaho kuko ubuzima bwahagarara ariko hahandi niho Imana yababwiye uyu munsi njyashima Imana abenshi murabizi ko nkunda kuririmba ariko impano yanjye yo kuririmba yaturutse mu musaza wabaga ku nkombo akajyaza kuroba mu bice by'iwacu aririmba witwa Buhendwa Elias ari muri retirement n'ubu aracyariho uko aza ari kuririmba ku nkombe z'ikivaho twari dutuye akaza ari kuvuga ubutumwa bwiza aririmba nanjye ndakana nkajya inyuma y'urugo nkumva amajwi y'ukwezi kwaba kuri kurasa nkajya aho ngaho nkanezerwa n'ibyo ari kuririmba iyo mbuto yo kuririmbira Imana no gukunda Imana igihe ninzamo kuva ndi mutoya kugeza na bugingo n'ubu amagambo noneho dukomeze amagambo ari mu butumwa bwiza ko mu rwandiko Pawulo yandikiye abakorosayi ibice 2 ndumva ashaka kuvuga iby'ijambo ry'Imana kuri kirindi ndasoma ubundi turaba twegereje ku musozo ibice 2 turahera ku murongo wa 4 mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yose umurava w'ishimwe kandi uhereye uyu munsi niyemeje kuvuga izina ry'Uwiteka kandi mu kuvuga
munsi ni icyaremwe gishya ariko hari akantu ushaka gusoreza iyo wemeye kubatizwa ni ikindi kimenyetso nanone yuko winjiye mu muryango mushya w'abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuryango mushya w'abatagatifu, umuryango mushya w'abantu b'Imana. Ariko ntabwo bigarukira ahubwo uba winjiye no mu mugisha mushya, uba winjiye no mu buzima bushya. Nimwakire imigisha mishya muri Kristo Yesu, nimwakire umugisha mushya muri Kristo Yesu, nimwakire imibereho mishya muri Kristo Yesu, nimwakire ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ababatijwe bongere munezere kuko twabatijwe kuko turahamya ko twabatijwe mu izina rya Yesu. Nimwongere kumva icyo Kristo yadukoreye aduhamagara tukemera kubatizwa. K'uyu munsi ibibazo n'ingorane waba uri kugendamo ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo cyane kwitwa umukristo wari kugira ngo uvive n'ubuzima bushya n'imigisha mishya n'imibereho mishya izina ry'Uwiteka rikabizwa. Tugiye gusoza kuri Dusenge. Ni itegeko ry'Imana kubwiriza ibyaremwe byose ubutumwa bwiza natwe tugahinduka kandi abantu bakabatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Ngiye gusoza nsenga Imana rero. Ndashaka kubaza aha ngaha tuvuga mu kuri. Uri hano narebye koko muri presentation mbona abantu benshi ni abakristo, ariko nta muntu uri hano yumva akeneye kwakira urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo ruri available, ruri disponible, ruri hano kugira ngo urwakire ruguhindure kuko nicyo cyamuzanye. Yaje kugukiza icyaha icyo ari cyo cyose no kuguha ubugingo buzima kandi ubugingo bw'iteka. Niba wemeye kumwakira araguhindura icyaremwe gishya. Ngo dore iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibyakozwe ni nako mu rwandiko rw'Abakorinto rwa 2:5-17 ngo abari muri Kristo Yesu, uri muri Kristo Yesu wese aba ari iki? Urahinduka mushya rwose. Haleluya, haleluya. Imbaraga ze zirakiza. Nababwiye ni umuntu umwe kwisukiza ni Yesu Kristo wenyine. Kandi ubwo butumwa baririmbye n'abandi. Ibyo turirimba, ibyo tuvuga nibikubure muri abo magambo ngo Yesu arakiza. Mbabari usubire mu rwego Yesu arakiza. Jesus saves. Jésus sauve. Yesu anaokoa. Yesu arakiza. Please tap on your neighbor's shoulders and tell your mother, Jesus saves. Yesu arakiza. Yesu akizingwa. Yesu akizinga. Uko niko butumwa dukwiye kuvuga. Kandi Yesu arababarira. Yesu aragukunda. Please tap on your neighbor's shoulders and tell him how Jesus loves you. Jesus loves you. Why can't you turn to your neighbor? Please turn to your neighbor. Tell him how Jesus loves you. When we are obedient, you are not with people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I see no people walk with you. I'm not entertaining you. I'm telling you the truth. Proclaim the truth. Yesu aramukunda. Yesu yamukiza. Ikintu impamvu nyiri cyane nawe uvuga ubutumwa. Turafatanya tukagabanya inyungu. Yuko Yesu aramukunda. Nushaka kuvuga ubyo muri kumwe. Fata ikiganza. Ubwire ngo Yesu aramukunda. Yesu yamukiza. Wewe ubifata nk'ikintu. I'm not joking. I'm preaching the gospel. Jesus saves. For Yesu arakiza. Ibyo ni abantu bibagiwe mu itorero. Ubwire abantu ko Yesu akiza. Ubwire abantu ko Yesu akiza. Yesu arakiza. Iyo nishatse abantu nkajya mu mujyi mvuga ngo Yesu arakiza. That's how birahagije. Ubwire abantu ko Yesu akiza. Ubwire abantu ko Yesu abakunda. That's the gospel. Ubwire abantu ko Yesu akiza. Ubwire abantu ko Yesu abakunda. Ubwo ni bwo butumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngiye gusengera umuntu hano, nimufashe gusenga mu mutima. Ngiye gusengera umuntu hano wari uri kumva ari heavy hearted, umutima uremereye. Ni mu miti gitwe yawe. Umuntu uri hano waje hano yumva yanakwiyahuye. Umuntu uri hano yumva mu buzima atarigiza kumva na rimwe. Umuntu uri hano yari kumandira urukundo yarabuze uwamukunda. Umuntu uri hano yumva ko Imana itakimukunda. Umuntu uri hano yumva neza ko ubuzima buri meaningless ntacyo bikivuze.
umuntu uri hano yumva yameze nk'igishishumwe mufashe gusenga hari umuntu Imana ishaka gukiza abantu wumva ku buzima bwe yumva yakwigera n'inkota akumva yahanuka kuri no etaje akumva yajya mu muhanda imodoka zikamugonga nyamara yiga muri leta ndashaka kukubwira ngo uwo mugambi wasakanye kugira ngo akwinjire ubuzima kandi wari university student wari umunyeshuri wo muri universite waje hano muri campus wari ufite avenir ariko satani yarashaka kwinjira umumaro satani arashaka kuhindura igikoresho satani arashaka guhindura marionette satani arashaka guhindura electoral y'igikirisho satani arashaka kukwangiza urimo uramangira urimo urasabiriza urimo urihigiriza wabuze uwagukunda ongera uve muri umwana wese akunda amahoro ndagira ngo uhaguruke mu rusengero wakira urukundo rwa Kristo ndagira ngo uhaguruke mu rusengero wakira agakiza ndagira ngo uhaguruke mu rusengero uhore umukunda ariko Yesu Kristo haguruka muri umwanya tugusengere mu izina rya Yesu wari waranaguye nawe ubwawe wigize umukristo wigize iby'Imana mvura byakiriye ariko ubivamo uragwa wasubiye mu byaha bihishwa ariko uyu munsi igiterane cyabaye kugira ngo wongere wakira agakiza uyu munsi wongere wakira ubugingo usingire ubugingo satani yabibwiye neza arabihamya inzugi zijya zigira hari igihe kimwe wabona ugiye gukorwa n'isoni izina ryawe riba ryitwa ahantu wibaza uko uzahava ugiye kumva wumva inzugi zirikinguye umva baraguhamagaye inzugi zijya zikingura mu bufatanye bw'amasezerano hari kubagerageje n'ubwo uri mukuru ufite abana ariko wabigerageze bikagerera nk'isabune bikanga ukabibura igisubizo uyu munsi inzugi ntizikingure kugira ngo dusenge Imana inzugi ntizigire gute babariragira gute inzugi ntizigire gute icyo ni icyifuzo Imana yampaye ni icyifuzo Imana yampaye ubwira abantu bafashe gusenga inzugi zikingure reka babwire niyo murabintelektuweli ubu ni icoga wigiye kuba mu mujyi wanyu wa Kigali n'ahandi mu Rwanda aba ari inzugi zikingure reka inzugi zikingure niba ujya kuba mu bihugu 51 byateraniye iwacu nawe bizagira icyo bigusigira mu izina ryawe wagiye gukodinga haleluya bizasigira umugisha ibi ziba ari inzugi zikingure kuko igihugu cyacu cyatoranyijwe ziba ari inzugi zagize gute zikingure ariko igihe usenge kandi usenge haleluya inzugi zigira gute ese muri kundeba inzugi zigira gute abanyakigali kuvuga kugira ngo ibiciro byazamutse ngo byagize gute abana inzugi zijya zikingo haleluya inzugi zigira gute umwana Yesu akunda inzugi zijya zikingo uyu munsi mwamenye kuko nahagaze imbere yawe umwanya munini ariko njye n'igihugu ashobora kuzakuyobera ariko uzambabarira uzibuke ko twasenganye itariki 12 z'ukwa gatandatu 2022 kandi uzibuke ko hari urugingo n'igihugu uzagire gutya uzabona ko twasenganye ndakunda kubwira abakristo nyoboye ku muhanda nkabwira kugenda n'imodoka akabiri kugenda ari nijoro nkabanza kugira ikibazo ko none yaba umujura akangirira nawe nkabanza kugira discernment ariko umukristo w'iwanjye kuva karongi kugira mu bweye iyo duhuye ku muhanda akagira gutya menya ko ari wawe uri kwiga ariko watangiye kwica urubanza ngo ntabwo uzabona umuhanda ariko uri wajya akajya kabona inzugi n'izindi iyo usenga ko inzugi ariko ibindi wowe igisubizo ariko igiterane ntabwo ushaka ko kiba itatemeye inzugi n'izikingure muri Adeperi inzugi n'izikingure muri Rwanda inzugi n'izikingure muri Amerika inzugi n'izikingure kuri wowe nanjye inzugi n'izikingure tugiye gusenga Imana kandi usenge hari ibyo uzi n'ibyo utazi wese ndagusaba inzugi zikingure ariko wahapiranije ibiraha hari n'ubwo ugiye kuzabona akazi kararangiza kwiga inzugi zawe zikingure kandi ubisenge niko umuntu azabona arabitegura abisengera abivuga mu izina kandi ubisenge ndashaka kwita madamu akakubwira ngo afashe gusenga turasenga ariko uyu munsi ndakurahiye ndakubwiza ukuri ndavuga Kristo hari ikintu Imana ikoze mu izina rya Yesu
Tina
kwizerwa guhinduka ibyo ukora birabyemeza nawe igeze akwiringira mana we umukozi isoko mana uruwa kwizerwa guhinduka ibyo ukora birabyemeza nawe igeze akwiringira mana we umukozi isoko udutererana twabonye ukuboko kwawe gukomeye gukora ibiruhije twebwe tutari gushobora tugufite ku ruhande rwacu oya ntitwifuza undi murekezi wo kuturengera twagendanye nawe mana we aya niwe dutereranye turanezerewe twagendanye
tugendana nayo mu kaga n'amakuba oya ntiwigeze udutererana babanye nawe mwana we nagiye turabyibutse oya ntiwigeze udutererana babonye imbaraga zawe zikomeye zikora ibintu byinshi twese tutari gushobora bawe imbaraga zawe zikiza indwara zananiranye zirakira barabibonye turi abagabo bo kubihamya kuri Imana itanga kwiga umuntu akiga akarangiza turi abagabo bo kubihamya kuri Imana itanga abagabo murabyibutse turi abagabo bo kubihamya ko Imana ukora ubukwe umuntu atabiteganyaga bugasohora turi abagabo turi abagabo turi abagabo turi abagabo dusubiremo turi abagabo bakubihamya turi abagabo ego turi abagabo bongere turi abagabo bakubihamya turi abagabo tugufite mu ruhande rwacu oya ntitwifuza bone murengezi wo kuturengera mwami twakuvaho muri wowe hari mu buzima mwami twakuvaho tukajya he hari ubuzima muri wowe hari mu buzima muri wowe muri wowe hari mu buzima muri wowe twahabona ibyishimo muri wowe hari mu buzima muri wowe twahabona amahoro muri wowe hari mu buzima mwami twakuvaho mwami twakuvaho tukajya he muri wowe hari mu buzima haleluya haleluya abantu w'iteka yahereye ibyahaye ubuzima wikomera amashyi Imana ishimwe utanga ubuzima amen